Mu by'ingenzi bigize ubuzima bwa muntu harimo guhumurirwa igihe tugeze ahantu hari ikintu gifite impumuro nziza ndetse no kunukirwa igihe tugeze ahari igifite impumuro mbi. Benshi muri twe kuba dufite urwungano rw'ihumeka benshi tubifata nk'ibisanzwe. Ariko se wari wibaza na rimwe uko byaba bimeze uramutse udafite ubushobozi bwo kumva impumuro y'ikintu na kimwe kuri iyi si? Mu yandi magambo, udashobora gutandukanya ikintu kinuka n'igihumura kubera gusa ko udashobora guhumurirwa cyangwa ngo unukirwe. Kubura ubwo bushobozi burundu bifatwa nk'indwara izwi ku izina rya anosmia. Tekereza ko niba ukunda impumuro y'uturabo ukaba ugira ubushake bwo kurya kubera ko wumvise impumuro nziza y'amafunguro, ukaba ufite umukobwa cyangwa umusore ukunda kubera parfum yitera, cyangwa se wenda ufite ahantu wanga kunyura kubera umuntu kuturuka mu kimoteri kiri hafi aho, ubaye ufite iyi ndwara ya anosmia ntushobora kugira na kimwe wumva muri ibyo. Uba ushobora kwicara ahantu hapfiriye imbeba yatangiye kunuka, ukahamara umwanya munini uruhura mu mutwe nta kintu na kimwe wumva. Ikibikubwira nuko abantu bose bakunyuraho ubona bipfuka ku munwa, rimwe na rimwe ukaba wanatekereza ko wenda ari wowe uri kubanukira. Uba ushobora kubona abantu bose muri kumwe bakubwira ko wumva amafunguro ateguye neza bahumurira, ariko ukagira ngo ni ubusazi barimo kuko wowe nta kintu uba wumva. Uba ushobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga utabishaka utanabizi. Urugero, uramutse udashobora guhumurirwa cyangwa kunukirwa, ntushobora kumva ko ahantu uri hari gazi iri gutumuka, ntushobora kumva umunuko w'inkongi ishobora kuguhitana, uba ushobora kunywa ibintu bitandukanye byakugiraho ingaruka ubyitiranya n'amazi kubera ko utumva impumuro yabyo. Abafite iki kibazo nubwo imibare yabo itazwi ngo ni benshi hirya no hino ku isi, kuko bamwe muri bo batanabifata nk'indwara ngo bajye kwivuza. Iyi ndwara iterwa n'iki? Iravurwa igakira, ariko se umuntu udafite ubushobozi bwo guhumurirwa no kunukirwa we yiyumva ate? Nitwa Cyprien Ngendahimana, ngo haye ikaze ku isi dutuye. Niba utariyandikisha mu bakurikira inkuru n'ibiganiro bica kuri uru rubuga umunsi ku munsi, bikora ukanda subscribe ku kabuto gatukura ubona munsi y'iyi video, unayisangiza abandi ukanda share, twese duhurire ku isoko tuvomaho ubumenyi. Ntibirakubaho, wenda kubw'amahirwe ntibizigera binakubaho, ariko tekereza uramutse ubyutse umunsi umwe ugasanga utanukirwa cyangwa ngo uhumurirwe n'ikintu na kimwe. Ubu ni ubuzima abantu batari bakeya bahoranye ubushobozi bwo kumva impumuro basigaye babamo. Ni indwara izwi nka anosmia mu ndimi z'amahanga. Yewe kuva navuka nta mpumuro n'imwe nzi, nta n'ikintu na kimwe nzi kinuka. Ni ukuvuga ngo ndinze ngana ntya utambaza ngo iki ni igihumura gute, kinuka gute, nta na bimwe nzi. Iyo wumvise nk'ahantu umuntu anyuze batetse nk'ibiryo cyangwa hari nk'ikintu kinuka kindi ukumva barabivuze, uba wumva we bimeze gute muri wowe? Muri gihe mba numva mbabaye, kuko mu by'ukuri kubaho utumva ngo ibiryo runaka bihumura gutya, kuko urabizi kugira ngo umuntu aryoherwe n'ikintu nuko abanje kumva impumuro yacyo. Jewe ibyo bintu ntabwo bijya bimbaho, birambabaza cyane. Nk'iyo ugiye ukumva ngo umuntu yiteye nka parfum, ukumva ngo kanaka yisize amavuta ahumura, ibyo jewe ntabwo bijya bimbaho. Rero nkumva mbabazwa nuko ntazi ikintu na kimwe impumuro y'ikintu, numva bimbabaje. Sa nk'uduha nk'urugero rw'ikintu cyaba cyarigeze kukubaho gisekeje cyangwa kibabaje ntubimenye kubera nyine ko utabasha kumva ikintu kiguhumurira mu buzima. Ikintu cyambayeho kiranambabaza cyane, cyanyeretse ko bishobora kuba bifite n'ingaruka itaneza mu buzima. Hari ahantu narindi, ntabwo nari jyenyine, twari abantu benshi, abantu barengaga hafi nk'ijana. Hari nijoro tunaniwe bitewe n'urugendo twari twakoze, none aho twaruhukiye kugira ngo tubashe kuruhuka tugarura imbaraga, hari ahantu hatameze neza, ahantu mu byatsi navuga ko ari nk'igihuru. Noneho kubera ko twese twari tunaniwe twahise tugwa agacuho. Jewe nari ndyamye iruhande rw'umwobo wa toilette, nkangutse mu gitondo nsanga sigaye jyenyine. Ndebye abo twari turi kumubona bari hirya cyane, ndebye iruhande rwanjye neza iruhande rw'umutwe, nsanga umutwe wanjye hagati y'umutwe n'umwobo wa toilette harimo nka santimetero zitarenze 5. Ndebye mpita mbona umwanda na twa dukoko tuba turimo, numva ngize ipfunwe rikomeye cyane. Ndavuga nti niba abandi babihunze jye naho nukuvuga ko nakomeje kubihumeka. Byanze binakunze ngira n'u Rwanda, ndavuga nti ibi bintu ntabwo bishobora kungira ingaruka. Icyo kintu cyarambabaje cyane.
cyarambabaje pe. Si rimwe, hari n'ahandi nigeze kuba ndi, idebe rya Kirorini rimeneka ahantu muri depo, yari yegeranye cyane naho narindi, ariko ntiryashoka ngo rigera aho ndi. Nkomeza guhumeka, none aho bigeze numva umwuka nahumekaga wahindutse, sinamenya icyabiteye. Numva ntangiye guhumeka umwuka ushyushye, numva ntangiye kugira impinduka mu mubiri, ariko simbaje kumenya ibyo ari byo. Ikintu cyaje kubimbwira nuko abo twabanaga bo bafite iyo mpano yo kumva bakoresheje amazuru, bahageze bose mbona barahunze. Bose ntibyagenze biti, bati nihe hamenetse Kirorini. Barebye muri iyo depo basanga idebe byose rya Kirorini ryamenetse. Ikindi kigeze kumbaho, nari ngiye kunywa tineri iri mu gacupa k'amazi, ariko ntazi ko ari tineri. Urumva mu gihe abandi babanza kumva iyo mpumuro akamenya ari cyo, ngewe narafashe mbona ari amazi meza, nshyize mu kanwa itavuze induru, nyumva yageze mu kanwa ndacira. Ubwo ibyo byose nibimbaho, byambayeho ku buryo byambabaje cyane. N'ubu ngubu nyine nkavuga n'ibyo ari byo byose, ubu ushobora kuba ari ubumuga bukomeye mfite mu buryo ntazi. Hari undi muntu ufite ikibazo nk'icyawe wari wigera wumva? Maze kumva abantu nka batatu, hari abakobwa babiri twari duturanye, narabivuze batambira nawe nukumeze se, bati nta kintu na kimwe wumva cyaba gihumura cyangwa kinuka. Ndavuga nti rwose nuko ngukomeze. Ndabaze nese mwebwe bite? Ati natwe nuko tumeze. Jewe byamfashe kuva navuka. Bamwe bambwira ko umwe byamufashe ngo ageze mu mbere primaire, undi nawe ngo byamufashe akivuka, nawe ngo ni nkanjye nta cyazi. Dufate nk'ubu ngubu nta muti wenda tuvuge wari waboneka, ariko uramutse uhari, ikiguzi icyo ari cyo cyose byasaba, witeguye kuba wagitanga kugira ngo wongere uhumurirwe? Mu bushobozi naba mfite, icyo byasaba byose kugira ngo mbashe kumva impumuro y'ikintu nk'abandi, mbashe kuryoherwa n'ikintu nabanje kumva impumuro yacyo, ikiguzi cyose nagitanga. Kuko ndeba nk'ahantu bagiye kumva nk'icyayi, ubwiza bwa cyangwa ikawa, njya mbona bashyira ku mazuru gutya, nkabona araryohewe. Avuga n'ibyo byose aryohewe n'ibyabanje kumva. Ikiguzi cyose byasaba kugira ngo nkire nagitanga. Hari icyo bihungabanya ku kuryoherwa kwawe? Kuko kuryoherwa no guhumirwa kenshi hari igihe usanga bijyana. Yewe numva mbere ya byose umunyu ndawumva, isukari ndayumva, ibyo ndabyumva mu kanwa, n'icyanga cy'ikintu gutya. Kuba kumwe uryo kumva ikintu icyanga cyacyo, ariko ntabwo ushobora kumfuka amaso ngo none nufata ibyo bintu byombi, kimwe gikaranze n'ikindi kidakaranze, ngo bishyire arambashe kubitandukanya. Mbitandukanya ari uko bigeze mu kanwa ko kumva icyanga, kumwe icyanga cy'ikintu gikaranze n'ikidakaranze. Abantu benshi bafite ikibazo cyo kudahumurirwa bashobora kumva umunyu, isukari, urusenda n'ibindi bintu bifite uburyohe cyangwa ubukare runaka mu kanwa, ariko ntibashobora kumenya uko ibyo bintu bihumura. Ikibazo cyo gutakaza ubushobozi bwo guhumurirwa no kunukirwa gituma Abanyamerika babarirwa mu bihumbi magana buri mwaka bagana abaganga. Kugira ngo byumve neza, reka turebe gato yuko bigenda kugira ngo umuntu ahumurirwe. Urwungano rw'ihumeka rwa muntu rukora mu buryo bw'uruhererekane. Mbere na mbere, akaremangingo cyangwa molekile ivuye ku kintu runaka nk'impumuro y'ururabo ikangura ingirabuzima fatizo zihariye z'imitsi ziba hejuru mu izuru. Izo ngirabuzima fatizo zihita zohereza amakuru ku bwonko mu gice gisesengura iyo mpumuro, kikayatandukanya n'izindi mpumuro wigeze kumva. Ikintu cyose cyatambamira urwo ruhererekane rw'amakuru, nko gufungana mu mazuru cyangwa kwangirika kw'izo ngirabuzima fatizo z'imitsi zitwara ayo makuru, cyaganisha ku kubura ubushobozi bwo guhumurirwa. Rimwe na rimwe ubushobozi bwacu mu guhumurirwa bufite ukuntu bunagenga n'ubushobozi bwacu mu kuryoherwa. Iyo udafite ubushobozi bwo guhumurirwa, ibice by'umubiri byumva uburyohe bishobora kugira ingaruka zo kutumva uburyohe bumwe na bumwe, ibintu bishobora kukubihiriza ubuzima ku buryo budasubirwaho. Mu bikunze gutera iyi ndwara, ku isonga haza gufungana mu mazuru biturutse ku bukonje, ubwivumbure bw'umubiri buzwi nka allergie, indwara ya sinezite cyangwa guhumeka umwuka uhumanye. Mu zindi mpamvu zatera iyi ndwara ya anosmia harimo gukomereka kw'izuru cyangwa imitsi yo mu mazuru biturutse ku kubagwa cyangwa ihungabana. Ishobora kandi guterwa no guhumeka imyuka irimo ibinyabutabire bihumanya nk'imiti yica udukoko n'itwirukana. Kuba imbata y'ikiyobyabwenge cya cocaine, gukoresha imiti imwe n'imwe nka za antibiotique, imiti igabanya agahinda gakabije, igabanya kubyimbirwa, imiti y'umutima n'ikoreshwa ry'indi miti imwe n'imwe, nabyo bishobora gutera indwara ya anosmia ituma umuntu abura ubushobozi bwo guhumurirwa cyangwa kunukirwa. Kugera mu zabukuru nabyo bishobora gutera iyi ndwara. Kimwe n'uko umuntu abura ubushobozi bwo kureba no kumva, ubushobozi bwo guhumurirwa nabwo bushobora kugenda bugabanuka bijyanye n'uko umuntu agera mu myaka yo hejuru. Urebye,
ubushobozi bwa muntu bwo guhumurirwa buba bumeze neza mu myaka iri hagati ya 30 na 60, bugatangira kugabanuka nyuma y'imyaka 60. Izi ni zimwe mu mpamvu ziza ku isonga mu bitera umuntu gutakaza burundu ubushobozi bwo guhumurirwa, ariko hashobora no kugaragara izindi mpamvu zabigiramo uruhare igihe umuntu yasuzumwe n'abaganga. Inkuru nziza ni uko ku bantu bamwe indwara ya anosmia ushobora kuyirwanya ikongera igakira mu gihe wayitewe n'ibibazo byo mu mazuru byakugeraho kubera ubukonje. Iyo igihe cy'ubukonje gishize, umuntu wari wabuze ubushobozi bwo guhumurirwa no kunukirwa aba ashobora kongera kubugira. Ku bandi bantu ariko, by'umwihariko abantu bakuze, uko gutakaza ubushobozi bwo guhumurirwa bishobora kuba ku buryo bwa burundu. Ikirenze kuri ibyo, anosmia ishobora kuba ikimenyetso cy'ibindi bibazo bikomeye by'ubuzima, ku buryo buri kibazo cyose gifitanye isano no guhumurirwa gikwiye gusuzumwa n'abaganga hakiri kare. Ikimenyetso nyamukuru cy'iyi ndwara nk'uko twabivuze ni ukubura ubushobozi bwo guhumurirwa. Ku bantu bamwe hatangira kubaho impinduka mu buryo bahumurirwa n'ibintu, nk'urugero parfum wari usanzwe witera wumva iguhumurira neza cyane, igihe kikagera ukuva itagihumura. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko igihe ugize ikibazo cyo kudahumurirwa kidaturutse ku bukonje cyangwa ubwivumbure bw'umubiri kandi ukakimarana igihe kirenze icyumweru kimwe, uba ugomba guhita ureba abaganga bakagusuzuma. Icyo gihe abaganga bareba imbere mu izuru ryawe bakoresheje ibikoresho byabugenewe, bareba niba hari ukubyimbirwa imbere mu izuru gutuma udahumurirwa, cyangwa se bakareba niba bidaturuka ku bundi burwayi. Iyo basanze gufungana biturutse ku bukonje cyangwa ubwivumbure bw'umubiri ari byo bigutera kudahumurirwa, icyo gihe nta bundi buvuzi budasanzwe buba bukenewe, kuko ikibazo kiba kizirangiza cy'ubwacyo. Gukoresha imiti ifungura amazuru mu gihe gitoya bishobora kurangiza icyo kibazo ukongera guhumurirwa. Gusa ariko nanone, iyo gufungana birushijeho gukomera cyangwa ntibikire nyuma y'igihe, biba bisaba kureba umuganga, kuko hari igihe haba harimo ikibazo mu izuru. Iyo basanze mu izuru harajemo utuntu tumeze nk'utubyimba, biba bishoboka ko wabagwa hakavanwaho iyo mbogamizi ikubuza guhumurirwa, ukongera kugira ubushobozi bwo kumenya gutandukanya impumuro z'ibintu bitandukanye. Abahanga mu by'indwara zo mu mazuru banavuga ko igihe ukeka ko hari imiti ufata ishobora kuba ari ibangamira urwungano rw'ihumeka rwawe, ugomba kugana abaganga kugira ngo barebe niba hari ubundi buryo bushoboka bwo kugufasha udatakaje ubushobozi bwo guhumurirwa. Ibi ntibisobanuye ko igihe cyose ugize ikibazo mu izuru uri gufata indi miti uhita uyihagarika utabanje kuvugana n'abaganga. Rimwe na rimwe umuntu ashobora gusubirana ubushobozi bwo guhumurirwa iyo abonye ubutabazi bwihuse ikibazo cye kitarafata indi ntera. Igiteye inkeke ariko ni uko iyi ndwara ya anosmia ituma ubura ubushobozi bwo guhumurirwa itarabonerwa umuti, cyane cyane iyo yatewe no kugera mu zabukuru. Abashakashatsi batandukanye bakomeje kurara amajoro bashakisha uburyo bwatuma abantu batakaje ubushobozi bwo guhumurirwa babusubirana. Ni ubushakashatsi bumaze igihe kinini bukorwa, ariko bamwe mu babukora bagaragaza ko nta kintu gifatika barageraho, bitewe n'uko rimwe na rimwe bitoroha gusana ibice by'umubiri biba byangiritse biha umuntu ubushobozi bwo guhumurirwa cyangwa kunukirwa. Gusa ariko nanone bagaragaza ko hari icyo ushobora gukora kugira ngo ubane n'iyo ndwara yakwambuye amahirwe yo guhumurirwa kandi ukabana nayo udashyize ubuzima bwawe mu kaga. Nk'urugero, washyira mu nzu yawe utwuma dutanga impuruza igihe hadutse inkongi y'umuriro cyangwa hajemo ibyotsi byinshi, kuko wowe udashobora kubyumva. Iyo utizeye neza ubuziranenge bw'amafunguro ugiye gufata, ntuba ukwiye kuyafata. Ikindi kandi, igihe unywa itabi nabyo uba usabwa kubireka, kuko kunywa itabi bishobora kwangiza ibice by'urwungano rwawe rw'ihumeka, bikaba byakuviramo no gutakaza ubushobozi bwo guhumurirwa. Nitwa Cyprien Ngendahimana, ndagushimiye wowe wakurikiye iki cyegeranyo. Niba utarajya mu muryango w'abakurikira inkuru n'ibiganiro bica kuri uru rubuga umunsi ku munsi, bikora ukanda subscribe ku kabuto gatukura ubona munsi y'iyi video, unayisangiza abandi ukanda share, twese duhurire ku isoko tuvomaho ubumenyi. Shalom.